uyu munsi ubundi Yesu kuwa gatanu isaha y'isa 9 nibwo yavuze ijwi rirenga muri Yohana 19:30 aravuga ngo birarangiye. Bana mucyubahiro Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo birarangiye umwe ukimbije ahera cyane utabukamo kabiri uhera hejuru kugeza hasi. Bivuze ngo Imana itanze imbabazi zidafite itangiro n'iherezo. Bana mucyubahiro Yesu ashimwe cyane. Nuko ubwo umutambyi yajyaga no ahera cyane ku mwaka agombye kwiyeza ibi Yesu yabikoze no gusiga biranga iteka ryose. Bana mucyubahiro birewe ngo yinjizwa ahera cyane atari amaraso y'ihene cyangwa amaraso y'intama. Ngo yinjizwa ahera cyane n'umubiri we gusa kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahagurukiye guhora. Bana mucyubahiro Imana ishimwe cyane. Nzabyibuka umunsi w'ubukwe bw'Ikana byibuka ageze Ikana abantu banyweye amazi abagabo vino nziza bararyoherwa cyane birambwira ngo vino irabashirana ngo nuko bareba n'amazi ku mazi. Aha ni Imana igikoresha mu bundi buryo. Imana hamwe cyubahiro Imana hamwe cyubahiro ngo nuko abantu bose bararebana ngo tubigeze gute turabigenda no gute ko birangiye. Yesu yatuzuza imyaka yo gukorera Imana mu buryo bwere mu Bayuda. Bana hamwe cyubahiro imyaka yari yemewe yari imyaka 30 gusa y'amavuko. Yaratayigeza rero nuko nyine aramureba ati mwigisha tubigene no gute ko byanze. Bino yarangiye bino yashize abantu bari baranyweye barahaga baryohewe none turakora iki? Aramureba aramwenyura atega ntabwo iminsi iragera ntabwo igihe kiragera ariko nyina yari umuhanga kuko Mariya yari umuhanga cyane. Mariya yamureba ahita yegera bagenzi be yegera abigisha aravuga ati mwebwe icyo ababwira arahitomoka genda muzi muri uwo mwenda harimo imbaraga muri uwo mwenda harimo ubushobozi ati icyo ababwira gusa menya mu gikorwa gereza Imana muri we uzi ubushobozi afite n'icyo ababwira cyose mu gikorwa. Ntabwo arabwira ati noneho rero ntakureka nihangana aravuga ati nufata amazi muzuze intango zose ng'intango azuza amazi amaze kuzura baramureba bateka ture ko aya mazi vino bamuhanga amazi arabihorera. Imana hamwe cyubahiro bashyiramo amazi yari amazi aruza kumara amazi ariko aravuga mushyiremo mufate aya mazi bahaye muhereze iyi vino muhereze amasango ikigera mu kanwa kikenera amazi igeze mu kanwa kabo enduka vino y'umutobe. Yarazi cyane uko isasa avuga ati mwebwe mufate amazi muyegeranye mwuzuze intango mwebwe muhereze abantu. Bene data akira amazi akira amazi arayatwara akira amazi akimara kubahereza batangiye kunywa biravuga ngo bumva bibaye umutobe bumva bibaye vino iryoshye cyane ng'abantu baratangara cyane bati kuki mutaduhaye vino mbere ko twese yabiri iryoshye cyane tuje kwano yambere ari kuko Yesu aricyo gukora aho. Mana hamwe cyubahiro Yesu hamwe cyubahiro Bibiri ivuze cyangare Bibiri yavuze ahangaha abarabigishwa abantu baza gushaka Yesu bashoje bifuzaga imitsi bifuzaga ibyo kurya. Yesu yari Imana 100% mu mubiri yari umuntu mu mwuka yari Imana 100% mu mubiri yari umuntu 100%. Biravuga ngo aba bantu turabagenza gute niyo twagura ibyo kurya. Abigishwa bavuga ngo rero hari amafi kandi hari imigati mitatu none urumva byashoboka ko abantu bingahe bahaga n'ibintu. Arabareba ariko ngo yaramugeregezaga wowe ubwe yarazi icyo gukora. Banga gucyubahiro Yesu ashimwe cyane. Biravuga ngo bariya abantu bamaze kurya bamaze kunywa baribwira ngo tujya kumwihika nikurateye abantu ko bateye bamaze kurya bamaze guhaga bari umutsima banyweye amazi bamaze kumera neza batura bizi tumwimike uyu muntu afite ubushobozi. Ntabwo cyubahiro abantu ko bateye
iriya minsi abantu baramucuruzaga bivuze ngo baramureba ugasanga ni Imana. Muri Yesu harimo Imana rero, harimo ubushobozi, harimo imbaraga, harimo ibitsina, harimo za vino, harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa. Abayuda bamureba kuko twabaho ntabwo tuzi umuntu nk'uyu nguyu uko bitandukanye n'ibindi. None reka tumwibike ari umwana wacu wari gushaka mu yandi magambo bivuze iki muri sasa? Ibi bivuze iki? Biravuze ngo Yesu abantu baramucuruza, ririya zina baricuruza bakabisha, baramurisha ariko ngo ariyufura abavama bagenda. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu amaze gusuka, Imana ihabwa icyubahiro. Mwe maso abantu abasanzwe n'abasanga mwese muraraza. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu amaze gusuka, iyi ni Pasika. Iyo usomye muri Matayo 8 tubona azuka. Imana ishimwe cyane. Akimara gupfa ku isaha y'isa 9 ku wa gatanu habaye ibitangaza. Isi ireneganyega, haza umusirikare amutora icumu ahangaha mu rubavu, aravuga agiye kubona abona havuyemo amazi n'amaraso. Barishimye cyane. Bakimutera icumu bavuga hano havuyemo amazi n'amaraso. Bivuze ngo umwe kuri ariya mazi ashira inyota iteka ryose. Umwe kuri ariya maraso ameza y'ibyaha byose. Sifa kwa Mungu. Mu yandi magambo muri Kristo Yesu hari isoko y'amaraso idakama. Iyo yitubiza buri kanya, aya maraso ntabwo aruma, aya maraso acyari mabisi, ntabwo aruma n'umunsi n'umwe. Iyo umaze kuyizera aguhindura mushyashya, arakweza agutunganya icyaha cyakomeye cyose. Amaraso agishoboye. Imana uvuze muri Yesu. Ariya maraso rero umuntu uyoboye wese amweza y'ibyaha byose, amweza gukiranira kose, amweza amafuti yose, amakosa yose, amanyanga yose. Ariya mazi ubusa iyo umugore abyaye amena amazi n'amaraso. Iriya miso y'umugore urimo kubyara hariya bivuze ngo ariya mazi n'amaraso amena niyo Yesu amena hasi muzaba. Bivuze ngo rero barishimye cyane. Ariko murahari ibivuze rero akimara kumena amaraso, akimara kumena y'amazi, itorero rya Kristo yarikuye mu bisebe y'amaraso ye, yarinjiye mu mazi hari, yarinjiye mu bisebe y'amaraso hari. Ariya mazi yangoyeho n'amazi y'ubugingo Imana gukiraho. Sibagabo soko y'amazi inovuga nayo biteye ubwoba gusa. Imana ishimwe cyane. Ariya mazi Pasika yacu rero ihera muri Edeni. Hariya Imana iri mu muntu imaze kumurema, imuha ubutware bwose, imuha ibintu byose, imuha imbuto zose, imuha ibyo kurya, imuha ibyo kunywa, imuha ubutware. Ariko inzoka yigize shyashya iramwinjirira mu kiganiro kirekire, abavuye mu kuri kw'Imana, abamuca Imana yavuganye nawe, ayifuza ibibi hanze y'ijambo ry'Imana. Imana turengere cyane. Nuko inzoka igihano irabwira ngo kuko ukoze imeze bityo uri ikivume, ivuma umugabo, ivuma umugore, kubera ko bavuye bateshutse bakava mu by'Imana tuganye nabo. Imana turengere cyane. Ku murongo waho wa 1 Imana iravuga ngo iremba impu, ibambika iki? Ibambika impu barazambara. Yani magambo Pasika ya mbere yabereye muri Edeni, ugatubona Adamu na Eva bakora icyaha bagacumura. Imana yica inyamaswa, imaze kuyica imena amaraso. Mu yandi magambo hatari kumeneka kw'amaraso ntabwo icyaha kibaho. Haramunyumvishe hatagomba kumeneka amaraso y'umwana w'Imana. Hatarameneka amaraso ya Yesu nta mbabazi zihari, nta bari byaha bihari. Ariko iriya ntama Imana ifata amaraso irayica, imaze kuyica imena amaraso hasi nk'ikimenyetso cya Pasika. Bivuze ngo iriya nyamaswa yari mu cyimbo cya Kristo, imaze kumena amaraso icyaha cyabo gikurwa. Bana mu cyubahiro. Bivuze ngo hatabaje kumeneka amaraso nta mbabazi z'icyaha zibaho. Ntabwo bikunda rero. Imana ipangira uburyo kwiga umushinga mwiza wo kumwacunga ubugingo bw'umuyobozi kugwa hasi kugafata. Barishimye cyane. Pasika ya kabiri yabaye mu itangiriro 22 tubona Aburahamu abwirwa n'Imana ngo jya ku musozi uriya ugenda utanga umwana
umwana ibaza nawe da gutanga umwana w'ikirenge ngo nuko Aburahamu arabireba ajya muri dimension arongera azamuka azega iya mbere ajya mu ya kabiri ajya mu ya gatatu arangije abwira abagaragu ati mugume hano mwebwe jyewe ndaje mu kanya baza mu cyubahiro muri uru rugendo rukiza muri Pasika hari abantu utakaza buri munsi hari abo uzatakaza hari abo uzareka kuko n'agasuzuguzo muri nabo ngaho baza mu cyubahiro hari igihe ngombwa yuko hari abantu utakaza kubw'imbaraga z'urusuko zibukoreramo nuko abwira abagaragu bose ati rero mugume hamwe ngiye ahantu ku ruhande ngiye ahantu runaka ndaje mu kanya nuko kahise bakikorera bamwe ati kuntwaye ariko ndabona koko ndimo ndabona uranjyanye nikoreye n'ikindi kibiti mfite ibintu byose ariko se igitambo kiri hehe ngo nuko akimara kugerayo Aburahamu aramubwira ngo ure mwana wanjye iyi Mana yakwishatse iki igitambo n'uriya rero Aburahamu yari arimo ni ukuramya Imana mu rwego rw'iteka kabiri Mana ntabwo icyubahiro ngo nuko aramuboha amaze kumuboha amushyira hasi ku mwigi amushyiraho igitambo cyabonetse isakara hari imuziraka umuriro urahari agiye kumutera inkota ahangaha agiye kumucuruta ngo ni ukubereka Imana agira ati Aburahamu urakoze mbere neza ko wubaha Imana Mana y'icyubahiro Imana ikeneye kumwiza ariko ibaze nawe nuko bagora ndimizo sinabyara ndimizo nuko fasha akana ka Imana imaye fasha icyuma natera ariko nanjye namwica mugero bati namwica namwica rero nuko Aburahamu aramureba ati mwana wanjye humura ibyo nkora bidukura mu Imana muhiri dimension rwego rwahiro cyane ngo nuko arakaboha amaguru yamuha amutuboko karemera kamera n'inamasha niyo mpamvu isa ashaka Yesu Kristo barabakuze baza gukira arakaboha rekatara amaguru arakaboha rekatara akaboko arakaboha agashyira ku umwe ageze agiye gutera icyuma kugira ngo aya maraso ameneka hasi marayika kugira ngo ijati Aburahamu wanejeje Imana abwira Aburahamu ati wanejeje Imana menya ko wizera Imana ibintu ukoze niyo mpamvu mu rwego rw'amahanga yose niyo azakumurisha Imana mu cyubahiro sima kwa Mungu nuko aramubwira ngo reba ku ruhande iburyo bwawe urabona inama ihariya iriya nama yari Yesu Bana b'icyubahiro iriya nama yari Yesu yari Yesu ndareba iriya nama ku yari imeze ntabwo yazunguzaga umurizo yarebaga neza kari kameze ukuntu nyine kabona neza kari ahantu mu gihuru ngo nuko arayizana akimara kuyizana Isaka abazutse rero akimara kuyizana ayitera icumu ayitera umushyo ngo nuko ivurira hasi ibibaye igitambo cya Isaka ngo nuko Isaka amusubiza n'umuntu usutse mu yandi magambo yari yapfuye yari yarangiye yari yamaze kurangira yari yamaze gupfa niyo mpamvu rero abizera Yesu twabambanye nawe ku musaraba twarapfanye nawe twarahambanye nawe tuzukana nawe ubwo rero bamwe ubwo bamuhambaga uwo bahamwe kuri kamere ubwo yazukaga niwe wazukiye uyu munsi wa none ntabwo ari wowe uriho ni Imana ikora uyu munsi wa none si wowe uvuga ni Imana ivuga uyu munsi wa none si wowe waje hano ni Imana yaje Imana yabicura amashami iyo ngingo ni Pasika ya kabiri Pasika ya gatatu yabaye mu kuva ndabyibuka yo nari mpari no kwizera Pasika ya gatatu yabaye gutegera yabaye guca murabizi ko Farawo yari yanze kurekura abana b'Imana ngo batahe ahera arababuza Mose arabagana abakoresha uburetwa abakoresha abakandamiza abakoresha amarumba bakaturwanga bubaka amazu bakora ibikinuko ijwi ry'Imana rimuzaho genda ubwire Farawo Imana ihindura Mose
ihindura Mose Imana kuri Faraho. Uyu munsi wa none ni mu izina rya Yesu Kristo Imana irahindura Imana ya Faraho mu izina rya Yesu. Murari wese uyu munsi wa none umuntu wizera Imana cy'ukuri akeneye neza umusuko, akeneye gutana Kristo, akeneye guhangana nawe, akeneye gusukana nawe. Uyu munsi Imana yarahiriye iraguhindura Imana erega ibyanditswe byera ntabwo bikuka, oya ntabwo bihindura. Ibyanditswe byera ntabwo bihindura, ntabwo bijya bikuka. Yesu yaravuze ngo muri Yohana 10:3 aravuga ngo si mwebwe ibyanditswe byera bifasha gutuka ibyanditswe ngo muri Imana, mwebwe muri Imana ntoya, umwana w'imbwa n'imbwa, umuntu umwana w'umuntu n'umuntu, umwana w'Imana n'Imana. Ibyanditswe byera biraguhaniza. Mana ntagucyubahiro, Mana ishimwe cyane. Bivuga icyara rero Imana birambwira ngo rero Imana iteza ibyago 10 muri Egiputa hariya Farawo akora Abisirayeli, iteza icya kabiri, iteza amaraso, iteza inzara, iteza umwijima, iteza ibihugu, iteza inzige. Bose bagakumva, bose barabyanga, ariko arinangira Imana ibirebye iteza icyago cya nyuma upfusha Abanyafurika bose. Aho Farawo yabarekuriye, niho yakurekuriye nawe, niho yakurekuriye, aha niho yakurekuriye. Naho byari byanze fisi, byari byamaze kwanga, byari byanze icyago cyacu cyose. Rero nibwo Farawo yakurekuriye, nibwo nawe yakurekuye, nibwo nawe yakurekuye, nibwo nawe yakurekuye, nibwo yabarekuye mwese. Icyago cya nyuma tumaze kugera hasi, urabizi reka mwese mugende abarekura bose. Bana ntabwo cyubahiro nuko Imana ibwira Mose rero aramubwira ngo mwana wanjye icyo ukora ni ikihe? Bwira Abisirayeli fata umwana w'intama wamusangire, umwana w'inka wamusangire, urugo ku rundi, amaraso bamene hasi bafate bashyire ku nkombe z'amarembo, kugira ngo umare kurimbura naza kuhagera ahangaha mwe kugira icyo mubona, mweze kuharinda, muze kuhasimbuka. Nuko Abanyegiputa bose, Abanyafurika bose barapfa, bose bararangira bose. Ariko umurimbuzi ageze ku rukingi rw'Abisirayeli ntacyo yabatwaye. Mu yandi magambo hatamuretse amaraso ntabwo hari kubabarira ibyaha. Bana ntabwo uyu munsi rero Pasika yacu ntabwo Yesu azutse uyu munsi, azutse kera ko Pasiteri yavuze. Ntabwo umugisha ariko tuba tubakurushe ntazi umubare. Imyaka n'imyaka irarangiye, ibihumbi birenga Yesu azutse. Uyu munsi wa none rero ugomba kuzukana nawe. Uyu munsi wa none azukire muri wowe. Reka amaso yawe apfe kubyo yarebaga, reka amazuru yawe apfe kubyo yumvaga, reka amatwi yawe uyu munsi napfe kubyo yumvaga, amaguru yawe reka abanze apfe aho yagendaga, amaboko yawe agomba gupfa kubyo yafataga, ururimi rwawe rugomba gupfa kubyo rwavugaga. Imana ishimwe, nawe ntabwo icyubahiro, ariko ukomeze amashyi. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ndabyibuka umunsi umwe Yesu yumvika n'inshuti yanjye amagara, kubera ko ibyaha nakoze muri isi ntabwo ndabikora, ngira ngo ubikoze muri ADEPR hari abantu babaye inkozi zibi cyane nkanjye. Ariko uyu munsi ni ibyanyu bishyashya n'abakozi b'Imana. Rero Yesu, iyo uvuga Yesu mufata n'inshuti y'amagara yanjye bitewe n'ahantu yamvanye. Hari ukuntu umuzi, hari uko nawe umuzi, hari uko wamuvuga, hari uko wamusobanura, hari uko wabikora. Ndabyibuka umudamu umwe